Yes, nizere ko meze neza cyane, nizere ko muri amahoro mudukurikiye hose muri mu bice bitandukanye. Yitwa Ndugaba Emmanuel Emi. Ariko ni Emi cyane Emmanuel. Byose ndabyemera. Emi nagahe. Nakikigali. Akubona je ni Rugaba Emmanuel. Emmanuel, ariko tugahina. Ndagahina. Umeze neza na amahoro? Nuza ho wabyumva. Abantu baba gukumbuye cyane. Nabona mujye muhura kugura ko bakumbuye buri kupasava. Bamaze kumenyera ko navuye. Nta muntu kikubuye wo gukumbuye. Barabimbwira benshi ariko bamwe nabo bamaze kumenya ko navuye. Bamaze kubyakira. Twadukora si twajyanye natwo. Si turi wanjye se ushaka itajya kuri abantu bita Rugaba Emi cyumba cy'amakorasi. Wasanze warahombaga se? Oya? Ntabwo nahombaga. Uriya rega umwana buri wese agira igihe. Buri kintu n'igihe cyacyo. Buri gihe cyane cyo kuba kwa Papa Sava cyararangiye njyaho igihe cyo kwibana tu. Kubaho bitwara igihe kingana iki kugira ngo umuntu aba amaze no kuba ngo ngewe noneho ndabona nkurikije urugero maze kugeraho nanjye natangira no kwibana. Share uriya rero umugisha w'Imana nugira igihe ntabwo umenya igihe bizi. Ni nk'igihe cyo kurongora. Nta myaka runaka umuntu agomba kurongoreraho. Kurongora ni igihe cyiza. Ibindi bavuga byose ni ukubeshyereshya. Biba biri rwose Papa Sava ko adashaka bya ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa ko ntawe uzijya azashaka. Ntabwo n'udashaka. Buriya buri wese agira igihe cye tu ni nkawe. Ubu tuba tubona dupfanye. Kandi wenda ubu ngubu uri guteganya nko mu myaka nka 40. Bigenda cyafite nk'icumi cyo kora imbere. Zaba ari ibyo. Iyo myaka ni sawa. Ubwo se kagande hari muri ngahe? Icyenda ni Papa Sava. Nzi imyaka ye nayo mafite amatsi yo kureba indangamuntu. Ni imyaka. Nawe kurege Wikipedia nagabaho. Papa Sava ashaka afite nka 32. 32? 32. Uwo ngo utaravuka. 32 nshaka kubara wafu. Waba utaravuka wowe. Papa Sava wenda byo turabifeho tugena muri kariyeri wanatangiye. Papa Sava wayuruhe uhari muri kariyeri ya kangahe kwijana? Papa Sava kuri njyewe uruhare nari hani ni papa nyine. Bo ni Papa Sava n'ubuzima bwanjye. Yego. Kuko niyo yambyaye, niyo muvi ya mbere naciniyemo. Niyo muvi namenye impano zose zindimo. Yego. Yes, Papa Sava yandira niyo filme niyo yandemye nabivuga. Iyo nayambyaye. Hari abantu batandukana nabo bakoranye ugasanga batangiye kubasebya, arabwa tuteshywe. Wowe ntabwo ibyo umuntu abikumva biterwa n'ikintu kutanyurwa baba barahemukiwe koko. Buriya harimo ibyo, harimo kutanyurwa, hari no kwibagirwa aho wavuye. Hari inkuru maze iminsi numva abantu bavuga umugani nabonye umutipe w'igiciro by'imigani wavuze ngo impumyi ngiramutse ihumutse amaso ngo ikintu cya mbere yakora ni ukujugunya inkoni yayirandase imyaka bagendanye ititaye ku gaciro k'iyo nkoni n'icyo yakoze. Rero sindi muri abo bantu bibagirwa gutyo. Icya mbere uriya muntu aba yaramfashije kabone nubwo yangirira nabi, sinakwita ku nabi yangiriye, nakwita ku neza yangiriye. Kuko ngiye magaciro ikiza umuntu yankoreye ntabwo magaciro ikibi. Niyo mpamvu namuvuga nabi. Suko nibibi bidahari. Ibibi nta nibihari. Ni urugero natangaga. Ariko twe twatandukanye neza, ntacyo mushinja kabisa, ntacyo twapfuye na benamba. Ni igihe cyageze nimwe twabonye nk'umwana ukuze akumva ko agomba kujya kwibana. Gufata decision yo gusezera nyine aho hantu iyo platform uvuga yagukurije yakweretse itara zitandukanye ufite ntabwo bigoye. Bigoye. Kuko muri Papa Sava buriya usibye na team mukorana iriya ni famille. Mwarabaye umuryango. Mwamuriye ku bintu byinshi, mwarabaye inshuti magara. So rero gufata decision yo kugenda ntabwo biba byoroshye. Hazamo ukuboko kw'Imana. We kubimubwira se yahita byumva? Ngiye kubimubwira byarangoye. Nakoresheje telefone. Ntabwo mwahuye. Najyaga kumurira numva ndi bubivuge. Nagiro bikananira. None rero mfata umwanya rimwe abanda nabisengera kabisa. Ko numvaga ko hari isaha yanjye yo kuhava yageze. Nandika message kuri WhatsApp. Nyishyira kuri groupe twese twabagamo kwa kumushimira abantu ko mwabanye ariko ugiye mu yindi mirimo. Ndayohereza nawe ndayimwandikira mu gikari kumubwira ngo ndagiye face to face ntabwo nari kubishobora. Byari bigoye. Hari n'abantu nyuma yaho wahuye n'intambara z'abantu bavuga ngo warirukamwe ngo mafaranga biterwa n'iki kugira umuntu ava ahantu abantu bahita batekereza ko yirukanwe. Kuko icyo gito kiza mu mitwe y'abantu. Menya ari byo biba ku bantu benshi kandi abantu barabagira ibyabo
iyo babonye abantu batagikorana bumva ko ari ikibi rwose njye bana arabivuga ngo amafaranga ngo bapfuye ibi nta kintu twapfuye si ikibazo cy'amafaranga si ikibazo nkeka ko n'uyu munsi wenda simuvugira ariko nkeka ko nshatse gusubirayo ndumva yanyakira kuko ntacyo twapfuye ninjye wamubwiye ko numva nshaka kuba mbihamya ariko kiziganya muri kimwe Papa Sava kuba batamenye nta muntu barayirukana marushuko mu wenda agiye mu yindi mirimo cyagiye hanze nta muntu harana nta muntu urirukana nta muntu hano barirukana watangiye nyine Papa Sava oya nageze muri Papa Sava bakiri muri episode niyo ariko hakize nageze muri Papa Sava harimo Ndimbati Papa Sava Fofo Mama Sava ngira ngo ni promotion yaje no yakiriye abantu benshi muri se mwamenye mute Grace twa dusanzwe tuziranye mu bintu bijyanye n'ubukwe yego kuko akora ibyo yakoraga ibintu bijyanye no kuvuga amazina ye mu bukwe nanjye aribyo mbamo so turi inshuti gutyo kubera ko harimo na Samusure ayobana ni nk'umuvandimwe wanjye nawe ni mukuru wanjye ukuntu yego noneho rero kubera akazi turahuza nuko natangiye kujya muri filime ariko ubwari bwa mbere ngira ngo werekanye ni kuba wakina filime yes ubwari ubwa mbere wakinnye niyo ya mbere ningiyemo ndetse njya kuri set kera bakina zirara zishyira rimwe na rimwe rimwe abanzovu basekaganda Mukarujanga banyagahene rimwe na rimwe nkareba gutyo bakina najyanye na Samusure noneho rero nkabona si ibintu byanjye urebye Papa Sava niwe washyizemo kuba nakina filime uranabikora bitanga n'umusaruro ndanabikora mbona ni byiza bitanga umusaruro uretse wenda izina n'izindi opportunity wakuyemo ikindi kintu bavuga ko muri Papa Sava ni iki buriya nta kiruta izina niryo rya mbere niryo icya kabiri buriya abantu bari muri Papa Sava ubwabo iyo mba ntaragiyemo sinari buhamenye ikindi navanyemo nuko navanyemo ubundi bwenge buriya amakorasi yavukiye muri Papa Sava kumenya ko mfite akaboko gashobora kwandika filime yanjye cyangwa ibitekerezo byanjye byavuye muri Papa Sava iyo najyamo n'ubu nkeka ko ntabyo manzi nibereye mu nka rimwe nibereye moto urimo Kalisa noneho rero igihe kirageze ufashe uwo mwanzuro ukomeye uvuye muri Papa Sava ariko n'undi ufite YouTube channel yawe Rugabahemi utangira no gushyiraho za korasi zawe wahise ubona abantu byoroshye n'undi bari baragukunze muri Papa Sava n'undi bijyanye n'izo korasi n'ubundi kubona abantu ntabwo byakugoye ntabwo byangoye ariko korasi ngira ngo zisa nkaho atari zo zaje cyane ahubwo n'indirimbo naririmbye buriya niyo mpaye abantu cyane mfite indirimbo yitwa Turi Kumwe niyo yatumye ahari cano nzamuka cyane ukuntu ntabwo ikuze cyane ariko nibuze ari ikintu yagaragaje iriya ndirimbo uyisohora ngira ngo reka tunakagarukeho iyo ndirimbo yawe urabivuze birakanyibutsa ako kantu uyisohora twabonye abantu benshi bagupostinze ibyamamare abakobwa beza bakomeye b'amazina nyine bazitari muri rusange ninde wagutunguye wagupostinze bikagutungura kuba bagushyigikira cyane kuri za Twitter zaye hose wantunguye ntabwo ari wampostinze ariko simuvuga izina uwantunguye n'uwamamagaye kuko njye abantu barasanzwe banzi mu buhanzi banzi mu bukwe cyane batambura kuri microphone indirimbo noneho batungurwa rero no kubona cyane ari nanjye kuko ngira ngo ninjye waririmbye cyane ibintu bijyanye na Turi Kumwe twari mu gihe kigoye kongesha uvuga ngo turabatera abarundi ngo turabatera ibihano bivuze indura amahanga ngafatira u Rwanda ibihano so noneho ukabona urubyiruko abahanzi nta muntu uvuga nanayikoze nase kuki abantu batavuga bibarirwa batubwira ibi n'ibi kuki twe tutavuga bimwe leta twigisha abantu baravuga ibinyoma bakeneye abantu babasubiza utavuga ariko wabakora nubwo nese mvuga ati ariko none ndicara ndatekereza nibaza numvaga ameze nk'umuntu uri kumwe na perezida wanjye nkamwumze yicaye mu rugo ubu ari gutekereza iki izi nduru barabyutse mu gitondo ngo duhagaritse inkunga abandi duhagaritse ibi tubafatiye abasirikare banyu ibihano nibaza nk'umuntu ari gutekereza iki nubwo nese mvuga ati we mbanza mu myambi turi kumwe nawe nuko indirimbo yaje yego uwo muntu waguhamagaye yaguhaye ubwo butumwa yarambwiye turantunguye yamaye amafaranga yarangaye imeshereje mu 500 arambwiye ati ebana ngwa fanta ati uranejeje yego ndambwira se kuguti ntabwo narinzi ko muri wowe harimo ibyo bintu ndambwira buriya dufite imitima ikunda igihugu nuko tuba ducecetse uwo yarantunguye cyane ikindi ni Twitter nabonye zakubise cyane marketing yango n'aba Robert Rudas bongera nyiri contact bani mwiza ba Sadat Munyakazi ni benshi cyane abantu benshi
hari abamama baba mfitiye amanimero y'abasenateri n'abasirikare n'ibiki bazanywe niyo ndirimbo mbona ndavuga ko burya abantu bigaragaza ko abanyarwanda bose bari bafite muri bo ijambo rishaka kumubwira ngo muzehe tukuri inyuma turi kumwe nawe none bagira amahirwe babona umuntu babiririmbye niyo mpamvu iyo ndirimbo urayikoze irakunzwe ariko izamuye na channel batangiye nyine kuri 0 batari yo kabiri umuntu warushyizeho ngira ngo indirimbo niyo ya mbere ngira ngo niyo ya mbere byagwaye feedback none uretse ko wenda utanze igitekerezo cyo kuyumvaga bigahura no kuno ndinda abantu no kubyumvaga ariko byagwaye motivation none ubonyeho n'amafaranga ubundi target yanjye ntihari amafaranga icyo nashaka n'ubuye ngo ntange ubutumwa sinarivuga ngo mbona abantu cyangwa mbona iki ahubwo icyavuyemo cyashimishije nyuma nuko nabonye ko kuririmba bishoboka naravuze ariko uzi ko kuririmba bishoboka n'ibyo amakorasi ya brag reka mbiro buriya na chorus nazo si brag iyo umuntu yicaye akumva chorus ngiye ndirimba ntabwo ari brag chorus zanjye ni ubutumwa ese ko umuntu ahubwo ari ubutumwa bumeze muri mu rwenya yes kandi kuva arimo n'akantu k'inyurukuru uriyo ushaka ko abantu utwaye ntabwo ari chorus iyo ni indirimbo isanzwe yo mu nyero kwa Papa Sava aho uriya chorus kandi twumve buriya nk'urugero ngira nk'imwe ite nkubwira wumva ukuntu chorus ari nk'ivuga ngo nzakagenda ndetse bazi chorus nugira ibibazo ukagira ubukene ujye wambara neza wisiga utuvuta zengereza abazimu kandi byica iperereza ubwo si ubutumwa ni ubutumwa ariko burimo inyuruko nta nyuru urumva nugira ibibazo ukagira ubukene uteramo agakweto keza n'agapantaro ubundi kirazira kwisanisha n'ibibazo ufite umuntu wajya ahora kwibeshya si na ngombwa ngo bireke abantu buriya iyo ugize ikibazo ugashaka gusa nacyo uba uhaye icyuho abanzi bawe abakuvuga babonye umwanya ati awa koma wowe nimba ukennye nushaka ufite akenda kamwe kamese ugira isuku nimba uri umugore tegamo igitambaro niwogosha umusatsi kubera stress ukarabe n'uburi sabune ufata akayuzi ukaba ushaka akantu ko nubwo niyo umuntu avuze utuvuta ushobora no gufata mu kavuta kaki mu tuvuta twa kera ukagira gutya ntugire umwera ubundi wigendere mu muhanda usa neza neza abazimu birabazengera bati tutuze twamuteje ubukene none ntabwo agize hari indi ivuga ngo nimutihana vuba muzakubitwiza kabwana ariko se ni idezi uri muri situation imeze gute ari reality irimo nta reality irimo bijyanye nawe nyine cyambere nkanye sindi umunyabibazo pe warasubije ntabwo nasubijwe ariko ndashima Imana ndanyuzwe ukundi hako sindi umunyabibazo nta n'ubuzima bubi nabayemo bw'amaganya bwantera kuririmba ahubwo buriya hari ikintu Imana ibishaka kunyuzamo ngo tukiririmbe tu ubutumwa butambuka akandi mu ngaka kavuga ngo iyo ataba imbabazi zawe Uwiteka Nyiringabo banarabaye kabwera cyangwa nora amashashi nazo tuvuge nk'iyo ndirimbo batiri atari indirimbo atari baye imbabazi z'Uwiteka se ubumeze gutyo urebye ubu se umushiki wacu bita Darius uzi amateka yawe navuye mu cyaro hirya yambaye ibirenge ubu ngubu se abameze uko ameze twese ni imbabazi z'Imana no kubera Imana sano tugeze no kubera Imana noneho umuntu tugena no kuri Kirania cyangwa se Madederi mwamenye ni muri Papa Sava mbere ko twinjira kuri projet noneho dusenge Kirania twamenye muri Papa Sava bwa mbere nyine ntabwo mwari muziranye yaje gukina kwa Papa Sava hasanga niho namubonye yego none se igitekerezo cyo kuba umuntu mutaye kurana filime ni cyaje gute mwaje kuba inshuti urumva mu bantu nk'ijana mukorana ntihaburamo batanu mu close yabaye inshuti yanjye tuganira so mvuye muri Papa Sava gatoya muri Papa Sava ubwo inshuti zawe ziri close zazi bande byanteranya kuko hari abakiriyo ubwo bamenye Kireni bamenye ubu kuko ari wenda mvuze ariko yaba we yaba boss yaba n'abandi twari inshuti ndabona nta mwanzi so noneho rero nyuma mvuyemo nibwo twicaye nari sinzi ko nari kuri internet ndeba mbona afite YouTube channel ye yitwa Kreni ngira ngo senge mbona nyuze ibiganiro by'ubukwe n'umutwe twaranagikoze ibyo byose ndambwira ko si ibiganiro ubundi ko ufite YouTube channel ko numva nanjye mu mutwe ari ibintu bindimo byo kwandika waretse tugahuza ibitekerezo bakavamo filime hamwe ati se uzakina ndambwira no ariko najyamo tukabitangira nge kuko nge nawe abantu basanzwe batuzi bashobora byakoroha
so nuko rero filime yambwiye ati byashoboka yego babigiramo gutyo ariko ari wo muhaye igitekerezo cyo kuba yayitangira twari turimo tuganira ahita abyumva kabisa ebana kuko tunahuza rero igitekerezo kiba gitangiye gutyo ninde wayanditse mwarafatanyije turafatanya kwandika hari ni story zirimo ubutumwa n'ubundi nk'ibisanzwe ushobora gutera inda umukobwa waramubeshye ko umukunda nyamara ufite undi akaba yazi iwawe ni story z'uko umugore ashobora kuza iwawe agasanga umukozi kandi uhamenyeranye umuranye imyaka ariko we ntamukunde biza gute nyine ziriya security twe tureba ubuzima busanzwe ubuzima tubamo none nk'ubu ntabwo niyo mpamvu tutakoze seri inshuro ya mbere bashobora no kugira ngo twegeranye n'abantu wenda ndaza kwivugaho nyuma ko dufite indi filime ya seri izaza mu minsi iri imbere kandi n'ubundi tuzaba turi kumwe biriya rero twe dukina ubuzima bw'abantu ko ikintu nkundira Clenia ntabwo afite target ibifatika mani ni umuntu ukunda nawe kubaka sosiyete kugira ngo niyo mpamvu twahuje so iyo dukina ubuzima busanzwe ibyo tubona ukuntu abantu bitwara mu ngo imiryango ntaho twibanda niyo mpamvu dukina ibintu nka biriya situation yo gutera inda umuntu wari uzi ko ari buraga ariko ikarangira ahagumye iriya situation ntabwo ibigoye niba ikomeye apa ari iyo gukina nubwo wenda bitakubayeho mu buzima busanzwe iriya situation ntiyabigoye byigisha umuhungu urongora abakobwa uko ashaka ko ibyo bintu akora birimo risike buriya abanyarwanda ngo bicira inkera n'urukonda barakubwira ati umwana bararaje araye iwawe rimwe ejo ari igihe azaza ntahave mu kubyirinda rero ibaze n'uno se yanze kuhavaza wabigenza ute nturi bumuterure umwe mukundana niwe wigenderamo watunga babiri se ariko ntekereza ko ngira ngo n'ubundi bijyana no gutendeka ahubwo birajyana ushobora no kuba bijyana no gusambanya se no gutendeka kuko ubikora byose undi aranatendeka yaze umukobwa araje umuraryamanye yanze kuva iwawe tuba dushaka kwigisha abantu imico si myiza ibi mwabireka mugafata ibindi ntirabonye ko ninateye abakobwa batatinda yego babiri barahahurira babiri twakiriye babiri barahahurira kandi ndi gutegura ubukwe yego nasubiye gusezera ntera inda nsanga mfite n'akandi ku ruhande nako gatera inda wasanga na financier yari afite inda wenda atarabimbwiye ni isomo rihe ku rubyiruko kwirinda gusambana usibye n'inda ubusambanyi burimo ibintu muri rusange Patrick kangwiza ukuri abantu muri Kigali hano mu Rwanda bibagiye ko sida ibaho bagakingirizo nibakiga buriya tugiye nko mu mabotike twabaza abacuruzi kera twa tuzi ko iyo umuntu ahombye asigarana amakarito n'umunyu ariko ubu ngubu asigarana amakarito umunyu n'udukingirizo kandi twarashiraga vuba kandi hari abantu benshi rwose kabisa babikora njyewe hari nk'umuntu nzi niko kazakora witwa Ken Ramos nawe yeze ujye wibuka agakingirizo umaze imyaka nk'ine ngo nakora nibura se yiba kwipimisha ntabwo yajya ngo arabigwa afite ubwoba umuntu nk'uwo yajya kwipimisha iyo ni situation ya mbere hari noneho kubona umaranye n'umukozi ariko n'ubona n'umukozi cyangwa se bari abasore bafasha abantu mu rugo igihe kinini kuyagira akaba umuvandimwe utanakimwita umukozi n'iki ariko ni n'ubwo usanga umugore ntabwo amukunze hari ikintu twashaka kwigisha iyo urongoye umuntu mugiye kubana muri babiri habeho kumvikana no koroherana nubwo twafashe parti y'umukozi gusa ariko ari nawe abambuza ngo inshuti zawe sinzishaka njye usanze mbana na Patrick nimba tubanye wimuncaho gutyo birashoboka koko ibyo umugore yabavuga ari ukuri kuko iyo umugore aje avuga ati ariko izi inshuti zawe izi nizo musindana bari utari kumwe nabo wagera ku iterambere ko nanone inshuti mbi nazo ni inyatsi so tushaka kwigisha abantu nimba mubanye twara n'umuntu gakeya wikuva ko nimba ugeze mu rugo rw'umugabo uhita uhindura ibintu byose uko byakabaye ntabwo bizira rimwe umugore araza mwamara kugera mu rugo akavuga ati ngewe mu bintu nshaka sinshaka Patrick mu rugo rwanjye nanjye nkakurahira ati ibyo ntibibaho azahaza ni ukwisha abantu kuganira mugasasa inzobe ingaruka za Patrick nizi inyungu za Patrick nizi ariko hatabaye itegeko so umugore niba ugiye mu rugo isomo ririmo nuko aba n'abani bakagera aha aba n'abani bakagusure ari abantu twakuranye byagenze biti ntabwo kubyumva umunsi byoroshye hari na situation imeze nk'iyakubayeho yo kumva ariko nawe urumvira se umukozi urumvira se umugore hari n'abagabo nyine usanga nyine iyo situation bagiye gufata ibyemezo so kumvira umukozi aho nakurikije umukozi tumaranye imyaka tubana mu nzu nari siribateri gusa none bijya binabaho kuko iyo umugore ageze mu rugo niko bigenda akasanga umukozi byanga byakunda aramwirukana
kuko uriya mu kadogo abamenyera sebusha aba afite n'amabanga menshi yawe nayo umugore gari usanga n'umugore nawe mufite yarazaga muri urwo rugo rero mu bintu byiza byo kubaka aba yahavuye ku giti cyane numva ntacyo bitwaye nahagumye biterwa no kuganira kuri urwo rugo. noneho iyo situation y'umugabo ushobora gufunga umutwe tiko mu bujamana umwana mwiza tubanyigishe uramwirukanira iki umugore nawe ati ndashaka ko hafa njye ibintu byose ngiye mbihigisha buriya hari abantu bumva vuba hari n'abantu bumva batinze. Iyo ugiye umuntu wumva atinze iyo umushyizeho pressure yo kumva ikintu muramubwira ntabwo acyumva narangira musenya ahubwo umuntu umuha umwanya sibyo umutegura ujye umwereka ni nko gutereta umuntu ubwiye ngo ndagukunda agatavuga ngo yega bari ikijibuke n'umukobwa nijya aba yarapfuye arashaka ngo ngiye ningera mu rugo nzagusungo cyangwa nzabitekerezaho kandi ashira nukugira ngo akore ko abitekerejeho. Rero niba umuntu afunze umutwe mu mwanya we kuko ushaka guforsa ubukwe urugo tumaze icumwe tukoze ubukwe tukabyica byose. Apari y'ibyo Madidere ubona mubonye ubona ko ari umukobwa ushobora kubagira amahano ku buzima busanzwe n'umuntu umeze ute? Madidere umwana mwiza bro. Byari ibya kamera. Ni kamera ikwereka umukinnyi mwiza nyine. Nta bitutsi agira nta gasuzuguro agira. Ni umukobwa ugira isoni. Buriya urusha no kumukanda birabona abayisaza yigize inshinzi. Madidere wamukutisha biri mu muhanda nagusubize akarira ntawe ngavuka niyo mubwiye nawe ajya mu gitanda akarira